Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, turabasuhuje, nimugubwe neza, muhumure neza Nyagasani. Kongeye turabasuhuje mwese abageze kuri buri munsi. Buri munsi izajya kubera igisubizo cya buri munsi. Buri munsi ujye usobanukirwa n'iby'Imana buri munsi, bigutera ishyaka n'imbaraga zo gukora icyo Imana ishaka. Kunogerwa n'ijambo ry'Imana buri munsi, kumva ijambo ry'Imana buri munsi, gukora ugushaka kw'Imana buri munsi. Turimo turitegura umunsi mukuru w'umushumba mwiza, cyumweru cy'umushumba mwiza, ko twatangiye umwiherero wacu uzadushyitsa kuri Kristo umushumba mwiza utuyobora. Yezu ukoresha amateka yacu y'ubuzima bwacu kugira ngo atugeze aheza, atugeze mu ijuru, atugeze ku Mana. Aya mateka niyo tugenda dusubiramo. Icyo amateka yawe ayanjye tuyafate nk'ahantu Nyagasani anyura kugira ngo dukize. Nyagasani akoresha amateka yacu kugira ngo dukize. Izi nyigisho ni ukugira ngo twongere turebe ko amateka yacu tutagomba kuyasuzugura, kuko Nyagasani ayakoresha. Nawe nanjye rero ibiganiro bishize twabonye uburyo Nyagasani akoresha amateka yacu. Ikiganiro cy'igihe ko Nyagasani anyura mu gihe cyacu, ikiganiro cya mbere twabonye. Dusenga uko turi, we pray as we are. Dusenga uko turi abana, Imana iratwumva, abakuru Imana iratwumva, abanyabyago Imana irabumva, twese Imana iratwumva. Ikiganiro cya kabiri cyakurikiyeho twazirikanye ku kwihangana, bityo amateka tunyuramo rimwe na rimwe ashaririye, ibyago, agahinda, ibikomere, kubi byose bitatwibagiza Imana, ko Imana iba iri kumwe natwe. Dieu nous assiste. Tukirinda rero kwiheba. Umunsi turi mu kiganiro cya gatatu cyitwa kubaha ingoro y'Imana. Ikiganiro cyacu n'inyigisho y'uno munsi irerekeza ku hantu, ahantu n'ahandi n'ingoro y'Imana, yandi tugomba kubaha tukayiboneramo Imana, ingoro yo gusengeramo, ahantu dusengera Imana. Ano ni amateka. Akenshi uzasanga mu ngoro y'Imana duhura n'ibikomere, duhakomerekera, abadukomeretsa, abakuru b'ingoro, abayobora ingoro, abandi bose duhuriraho mu ngoro, ugasanga kenshi barimo baradukomeretsa. Kuki ingoro y'Imana itambera umukiro aho kumbera urupfu? Nusanga ingoro y'Imana yakorera urupfu ukayihunga, garuka mu mwanya wawe. Tugiye kwakira ijambo ry'Imana ridufasha kumva agaciro cy'ingoro ndetse nuko tugomba kwigumamo tukayisengeramo, bityo ayo mateka yose dukomeza tuyasigasira hamwe n'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kwakira dusanga mu Ivanjili kwanditswe na Yohani umutwe wa 2 umurongo wa 13 kugeza kwa 17. Pasika y'Abayahudi yari yegereje, Yezu amanuka agiye Yerusalemu. Asanga mu ngoro y'Imana hari abantu bahagurira ibimasa n'intama n'inuma n'abicaye bavunja ibiceri. Nuko aboha imigozimo ikiboko bakubitisha, bose abasuka hanze y'ingoro, yirukanamo n'intama n'ibimasa, anyanyagiza ibiceri by'abavunjaga, ahirika n'ameza yabo. Abwira abacuruzaga inuma ati, nimuzikura aha ngaha, inzu ya Data mwigira inzu y'ubucuruzi. Nuko abigishwa be bibuka ko handitswe ngo, ishyaka mfitiye ingoro yawe riramparanya. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ishyaka mfitiye ingoro yawe riramparanya. Ingoro y'Imana ni inzu y'Imana, ni ingoro gusengeramo, gusengera mu ngoro y'Imana. Mubyeyi, mbere yo guha agaciro ingoro y'Imana no kumva ko Nyagasani ari mu ngoro ye, banza wumve iyi nkuru, ufate mushwari yawe, ufate agatambaro kawe. Hari igihe wafatwa n'ikiniga niyo wumva ino nkuru ukaba kwihanagura. Ingoro y'Imana nanone haberamo isuku, uze kwisukura. Uko kwihanagura ayo marira ni ikimenyetso cy'isuku mu ngoro y'Imana. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukobwa utarajyaga wikoze by'Imana, utarajyaga mu ngoro, bakamukoraho ubutumwa ati tujye gusenga, tujyane gusenga, akanga, tujyane gusenga, akanga. Umunsi umwe waza gutobora abari baje kumukoraho ubutumwa, abanyabutumwa bamubaza nyine impamvu atakijya gusenga, impamvu atajya gusenga. Ati njyewe sinshobora kujya gusenga, njye njya mu ngoro iriya kiliziya ntabwo nshobora kuyijyamo. Ati se kubera iki? Njyewe ubu ndi imfubyi, bishe mama na papa, twari twahungiye mu ngoro mu kiliziya, abari aho babicira, papa na mama bishe mbona, nuko njyewe ntibambona. Uko niko nakorokotse.
narokokeye nyine aho ngaho mu ngoro, ariko sinshobora kuyijyamo kuko mpita mbona bari kwica mama bari aho ngaho, mpita mbona bari kwica papa bari aho ngaho. Iyo ngoro irimo amaraso ya mama na papa sinshobora kuyikandagiramo, iyo ngoro sinshobora kuyikandagiramo. Abo bagome, abo batwiciye, iyo ngoro iwacu bapfiriyemo ntabwo nshobora kuyikandagiramo. Nohita umbaza uburyo bakomeje kugenda bamuha kansaringa, bamufasha, bamutegura, bamwigisha kugira ngo amwereke iyo ngoro ko ari iy'Imana, ko atari iy'abantu. Nubwo abagome bayikoresheje bagakoramo amahano, ariko ntabwo ari Imana yabatumye. Aleluya, amen. Nawe nanjye dushobora kuba dufite igikomere ku ngoro, bitewe n'ibyahanyuze, bitewe n'abahatambutse, n'abahakoreye ibibi. Hari abasambaniyemo, hari abiciyemo abandi, harimo abahemukiyemo, hari abibiyemo, n'ibindi byinshi cyane bibi by'amahano abantu benshi bagiye bakorera mu ngoro y'Imana. Uragowe, nanjye ndagowe niba twarandavuje ingoro y'Imana. Nawe Yesu arakubwira ati iyi ngoro ntabwo ari ingoro y'ubucuruzi, ahubwo ni ingoro y'Imana, ingoro gusengeramo. Mu gukomeza tuvuga ku ngoro, nyuma y'uko tumaze kwakira ubwo buhamya bwo mu kiliziya n'impamvu uwo mukobwa atakijyamo, bishoboke ko nyine ko biri kose azagenda yumva Imana buhoro buhoro, ko Imana idakora nk'abantu ahubwo yo ikora nyine nk'Imana ikiza abantu, Imana nyir'ingoro. Reka ku nshuro ya kabiri tuzirikane inturo enye umuntu wese abamo, inturo enye. Ngo inturo ya mbere ni inda ya mama wawe, ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi. Inda ya mama wanjye, inda ya mama wawe, iyo ni inturo ya mbere umuntu aturamo. Inturo ya kabiri ni isi, isi dutuyemo. Inturo ya gatatu ni imva. Inturo ya kane ni ijuru. Ntabwo nza kuvuga umuriro kuko twese ntawifuza kuzajya mu muriro. Reka tuvuge icyo twifuza, turifuza ijuru. Ndakwifuza rero kuzatura aho hantu heza hamwe n'Imana. Iyo niyo ngoro y'indunduro y'Imana, mu ijuru niho Imana ituye. Rero bwa gatatu ndifuza gukubwira nyirizina ingoro icyo ari cyo. Ingoro ni ingoro y'Imana nyine, aho Imana itura, demeure de Dieu, aho Nyagasani atura, aho aganje ijabiro, nta handi nyine naho ngaho mu ijuru. Kandi ijuru ntabwo gusa ari hejuru mu kirere, ahubwo naho ngaho, aho hantu muri iyo kiliziya, muri urwo rusengero, aho Imana irahari. Tuzirikane ikintu gisekeje kandi kiza no gutubabaza bamwe. Akawa mugani wuriya mwana ati ingoro sinayisengeramo ndabizi byabereyemo. Mu isezerano rya kera ngo iyo umuntu yakoraga amafuti, amakosa, ibyaha, bakaza kumushakisha kugira ngo bamuhane, yewe bakaba bamwirukaho, ngo yageraga tombora, akiruka akihisha mu ngoro, akirukira mu ngoro, akaba ariho ajya kwihisha, ngo ntawe uri wemeye kongera kumukurikirana. Ni nkaho yaravuze ati holeme, ngeze imbere y'Imana ntihagire wongera kunshokoza. Kuko niko byari bimeze, ntawongeraga gukandagira muri iyo ngoro ngo aje kumureba, ngo aje kumwica cyangwa aje kumugira nabi. Kuko cyari kirazira kugira icyo ukora mu ngoro y'Imana, ahantu hatagatifu, ahantu y'Imana, uburuhukiro bw'Imana, aho Imana itura, urinde guhatinyuka. Ariko urumva ko nyine ari ubuhungiro. Nta nibyo kenshi byagiye biba, abantu bagahungira mu ngoro y'Imana bazi koko bikimeze nk'ubwa mbere. Ariko dutangazwe n'isezerano rishya. Uzi ko abantu benshi basiga batinyuka ko ingoro y'Imana, ubwo ariho duhungiye, akaba ariho baza kudusanga ngo batwice. Abatekamutwe niho basigaye bibira, ibisambo niho bituye, abatuye mu ngoro y'Imana ibisambo, abasambanyi byose bakabikoraho mu ngoro y'Imana, ntibagitinya ingoro y'Imana. Hanyuma se ko mu isezerano rya kera batinyaga ingoro y'Imana, none rishya bakaba none ingoro y'Imana bari kuyikoreramo ibibi, ni Imana bivuze? Nuko Imana yimutse aho hantu se? Oya se nanone Imana irahari. Ariko se abantu uko tutagitinya, ntitugitinya n'Imana, dusigaye dutinyuka ibintu by'Imana, ngeze basakira irego, tukakira ibintu bibi, tukayicira abantu, tugahakorera ibintu bitari byiza. Ingoro y'Imana, tukandavuza ingoro y'Imana, ayo ni amateka. Kongera dutekereze ku mateka twagiye tubamo yo kudohoka. Kwandavuza ingoro y'Imana, sakira irego, kwanduza ibintu bitagatifu, kwandavuza abantu batagatifu, kwandavuza ibintu by'Imana, ingoro y'Imana. Pawulo mutagatifu niwe utubwira ati turi ingoro ya Roho Mutagatifu, nous sommes des temples de l'Esprit Saint. Ese iyi ngoro y'Imana uracyayubaha? Reka dufate urugero rw'uyu mukobwa. Ese wari uzi ko umuntu nyine kwibutse ko umuntu akozwe mu ishusho y'Imana, ishusho y'Imana, hanyuma se umuntu utinyuka kwica umuntu byamahana akamwicira mu ngoro y'Imana, urumva atatinyutse Imana bihagije?
gutinyuka Imana bihagije, hanyuma si uwo niyo nzagenderaho, cyangwa nzagendera kuri cya gisobanuro Yesu aduhaye ati ingoro y'Imana yo gusengeramo, kwirukanamo nyine abo bagome b'abacuruzi, ingoro y'Imana yo gusengeramo. Ese wagize ngo za ntururo zose twavugaga, dufate urugero ku ntururo y'inda, guhuburamo inda, gukuramo inda, byose se wagize ngo si ukubangamira ingoro y'Imana nayo? Hari igihe twibwira ko ingoro y'Imana ari iy'amatafari, umucanga, ibikoresho bifatika, amasima n'ibindi, kaza ko hari n'iyi ngoro y'umubiri wacu, yanda ya ntururo navuze haruguru duturamo, ya yindi duturamo tukaza ku isi, ya yindi duturamo. None gucya abantu bayubahuka, guki hari abasore n'abakobwa bangavu, ninze kuvuga abadamu, abagore n'abagabo nabirinze, bakuramo inda, bahemukira twaduhinja, bikora mu nda, bagatinyuka iyo ngoro, ingoro y'Imana, rwa ruhinja, bagatinyuka umuntu. Aho se naho ni mu ngoro y'Imana. Ayo ni amateka mabi tunyuramo ashaririye, adutera ibikomere, ibikomere twatewe n'ababyeyi bacu banze ko tuvuka bamwe, ibikomere twatewe n'ababyeyi bacu bakomeza kugenda baduhungeta, ibikomere twatewe n'abagome bakomeza kudukurikirana twinjiye mu ngoro ya nturo, inturo y'Imana. Abo bose rero iyo ndamutse ndokotse nkomeza kubagenderaho, cyangwa nakagende ku ijwi ry'Imana, Nyagasani iyi ngoro yawe nubwo hari abayandavuje bagakora nk'itakwiye, njyewe mpamagare kugira ishyaka ry'ingoro yawe. Ishyaka ry'ingoro y'Imana no kuyisengeramo. Utekereza ikindi kibabaje, hari abantu bageze kuri no gukurikira abandi kwirimbi, ya nturoye twavuze gatatu, gukurikirana abandi kwirimbi bakabataburura. Ese urumva abo bantu, abo bagome bameze batyo, nibo twakomeza gushingiraho kwemera kwacu? Nibo twakomeza kugenderaho? Ngaya amateka ashaririye, aho tubona abantu bari gukora nabi, abakoze nabi ntago aribo tugenderaho, kuko atari bo Mana, abantu si bo Mana. Ntabwo dukurikire Nyagasani, tujye mu ngoro ye tuyisengeremo, duhagangahure, duhakubure, duhakorere isuku. Wivuga ngo ko yako nabonye akora ibibi uw'indani abikora mu ngoro, ntago ari Imana yamutumye. Ntabwo ko ndavuze ingoro y'Imana hari uw'Imana yabitumye. Ibyo ni amateka nyine yacu mabi twanyuzemo, buri wese agomba kuvugurura no gukosora. Abatinyuka Imana, urumva babura gutinyuka ababyeyi bawe? Urumva babura gutinyuka rwa ruhinja rwawe? Urumva babura gutinyuka wa mwana utivugira uri mu nda? Nguwo umukoro dufite abantu twese turi ku isi, amateka ashariye twagiye tunyuramo, ntaza twibagiza Imana, ahubwo dufashe kugira ngo dusenge kuko bikwiye, dusengera Imana mu ngoro yayo, tujye mu kiliziya, duhatambuke, kwicara imbere y'isakramento, dupfukame, tubwire Yesu tuti Yesu, uyu yakoze nabi, ariko njyewe urampamagara gukora neza buri gihe. Wiheranwa n'amateka mabi wagize, icyo gikomere n'ubundi kizasanwa, ni muri ya ngoro kizasanirwa. Byamenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo dutagatifurize muri kiliziya ye. Iyo kiliziya rero naho, aho hantu niho Nyagasani azanyura aje kugukiza. Ande hors de l'église point de salut. Ni ngombwa rero kuzirikana ngo mu kiliziya ngwino tujyemo. Nubwo hari abantu bahakoreye nabi, hari abantu bahandavuje, ariko nawe uhamagaye guhagirira isuku no gusengera mu ngoro y'Imana, ishyaka mu ngoro y'Imana. Rero muri iyo ngoro uhamagare kuhajya kugira ngo havugire isengesho ryo gusabira abagome, abandavuje ingoro y'Imana. Nawe uri isengesho ryawe nyine, amateka yawe, gusengera muri ayo mateka yabo bagome baguhemukiye, bakugire nabi. Aho nuhagera uzaba uri kumwe n'Imana, kuko Imana nabo baranayihemukiye. Tekereza abantu bica Yezu umwana w'Imana. Wowe se urumva hari icyo urusha Yezu? Ntacyo umurusha. Ahubwo mu isengesho ryawe nawe ntukibagirwe abagome, gusengana n'abagome, abampemukiye, abanyiciye, abangiriye nabi, abankoreye nabi, kwibuka kuba turi Imana mu ngoro yayo ntagatifu, aho Nyagasani atuye. Rero uze kongera urebe ahantu hose waguye, aho wasebeye, aho wavunikiye, aho wahuriye n'igikomere, ubwire Yezu uti Yezu, ibi ngiye kubirenga, nkwegere, mbakugezaho aba bantu, ngumane nawe mu ngoro yawe kuko niho utuye, maze mbagirire isuku uko bikwiye. Ayo niyo mateka yawe, kugumana n'Imana aho mu ngoro yayo. Nkomeje rero gukwifuriza ukomeza gutegereza ikindi kiganiro kigiye kuza, icya 4, bityo kizagufashe nawe gusenga n'amateka yawe. Hari ibikomere ahuye nabyo, hari inzira z'Imana nyinshi wagiye unyuramo. Nyagasani wakurokoye, Nyagasani yagukijije,
Nyagasani utambukije aho hantu, Nyagasani yarakokoye kugira ngo ugire intego, ugire ishyaka, kuko agufiteho umugambi uko nawe hari abandi uzarengera, hari abandi uzacungura. Aho rero ni mu ngoro ugomba kujya kumvira Imana, ugasengera muri iyo ngoro hamwe n'Imana. Ntuzihebe, ntacyo uzabura imbere y'Imana. Nyagasani muri kumwe, mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.